dutangiranye n'abakobwa b'abatinganyi babiri hano. Mana yanjye muze murebe bya bintu bajya bavuga ko byacitse we. Abakobwa muri ako kanya bumvisha umuntu baramwikanga, umwe ahita abwira mugenzi we ati jya mu kanzu yanjye, nawe uri buze kumenya ko uri hano. Umukobwa yatangiye kwisetsa yigira nkaho nta cyabaye. Umusaza yinjiye aravuga ati ariko se noneho iyo kanzu wambaye ni bwoko ki? Umukobwa ati iyi kanzu rero iri mu nshyashya zaje, nako nadodesheje vuba aha ngaha. Umusaza arangije aravuga ati mana yanjye ndebera hano. Umukobwa yahise yikanga azinga umusaza agiye kureba mu kanzu ye. Wibuke ko undi mukobwa mugenzi we batinganaga yahise yihishamo. Umusaza arangije aramubwira ati ikanzu yawe mu by'ukuri doze neza, ni nziza. Barakwereka munsi mu maguru y'umukobwa mugenzi we yari yihishemo, arimo guseka. Muri make umusaza bari bamugize nk'ikigoryi, ntabwo yari arimo kumenya ibiri kubera hanze. Barakwereka umusaza aravuze ati ariko se none kubera icyo wamaze aka kanya kose uri hano wari uri mu biki? Ati nyine nari ndaha ngaha tu. Ariko umukobwa amagambo afite ni make ndetse yabuze n'ibyo avuga, afite ubwoba bwo ko uyu musaza yamuvumbura. Umusaza aramubwira ati mu by'ukuri ujye ukomeza use neza, ndabikunda rwose uburyo usa neza mu kazana wanjye. Bigaragara ko uyu mukobwa uri hano ari umukazana w'uyu musaza. Ese none uyu nguyu we basomanaga bari mu butinganyi bwabo yarinde? Barakwereka hano tugaruke ku rundi ruhande, hari umusore wari uri kuri telefone ari kugenda avuga ati rwose ibyo bintu murimo gukora mubikore vuba vuba nanjye ndaje. Namwe murabizi ibintu byo kuvugira kuri telefone utwaye uburyo atari byiza. Umusore yahise akora impanuka. Kumbe tugaruka hano muri uru rugo, wa mukobwa yahise ava mu maguru ya mugenzi we aza hano inyuma. Umusaza arangije aramuhamagara ati none se Sara we? Ubwo ni Saraza, ariko nyine twe nuko tuba tugahinye tukavuga ngo ni Sara. Ati nawe wa mukazana wanjye, ati reka nizere ko mwembi mugomba kuzajya mwumvikana hano rwose, kandi nizere ko mumaze kumenyerana. Ikigaragara cy'uyu mukobwa ngo ni Saraza, ni umukobwa w'uyu mugabo ndetse n'umukazana we bari barimo gutingana. Barakwereka muri ako kanya umusaza bahise bamuhamagara, baravuga ati se none ni muzehe Roberto tuvugana? Ati yego rwose niwe murimo kuvugana. Ati se mwambwira icyabaye ko numva muri kumbaza amakuru menshi? Ati yego rwose turashaka kubanza tumenye niba ari wowe ufite umuhungu utwara imodoka rwose y'ijipe y'umukara. Ati yego uwo muhungu ni uwanjye. Ati rero turashaka kukumenyesha yuko umuhungu wawe yakoze impanuka none aha ngaha yaguye muri koma, ari mu bitaro, mutebuke mwirukanka. Ati ati ibyo bintu ntabwo mbyumva neza ariko. Ati uwo ntabwo yaba ari umuhungu wanjye. Disi muri ako kanya umusaza inkuru mbi yamugezeho yuko umuhungu wakoze impanuka aguye muri koma. Bivuze ngo umuhungu ubu ngubu ntabasha kuvuga ndetse ntabasha no kureba. Bishatse kuvuga ko uriya muhungu ukoze impanuka nawe avukana n'uyu mukobwa ngo ni Saraza, ndetse akaba umugabo w'uyu wundi bari barimo gutingana. Barakwereka feri ya mbere bayifungiye kwa muganga, yaba bakobwa babiri babatinganye harimo n'umugore w'uyu mugabo wakoze impanuka ndetse na papa wabo. Umukobwa yaravuze ati ariko se papa we waretse kumusakuriza, urabona ubu ngubu atameze nabi? Ati rwose witera agahinda uyu mukazana wacu. Kumva icyo umusaza atazi ni uko umukobwa we atingana n'umugore w'umuhungu we. Umusaza yaravuze ati ariko wowe nta nubwo bifitiye impuhwe umusaza wawe? Ati ubundi ko mbona utamwitayeho wagira ngo ntabwo muhuje ababyeyi neza neza. Umukobwa arangije aravuga ati ariko se mwese mwaretse gutongana ko mwigira nk'aho imwe mwahuye n'ibibazo mwenyine? Njyewe uwaguye muri koma ntabwo ari umugabo wanjye kandi simukunda. Gusa mu by'ukuri uyu mukobwa ari kubeshya, habe n'urukundo na ruke afitiye umugabo we, kuko twe twabibonye neza ko ari umutinganyi ndetse yikundira uyu mukobwa w'uyu musaza ngo ni Saraza. Bivuze ngo uyu musaza ngo ni Roberto, umukobwa we arimo guca inyuma musaza we. Barakwereka muri ako kanya umukobwa yabajije se ati none se papa turaguma aha ngaha? Ati rwose bamwe bafite kugenda tukareka guta urugo, abandi bakazajya bagaruka kuza kumureba. Umusaza yaravuze ati koko rero nibyo ngereka mbe nshyitse mu rugo, ubwo mwe mube mumureba n'ubundi turi buze gusimburanwa, ndi buze kugaruka hano. Barakwereka muri ako kanya mushiki w'umuhungu niwe wasigaye hano. Aravuga ati ariko ubundi nkayo kubera icyo utapfuye? Ati iyo usa wapfa ati n'ubundi urambangamira. Ikigaragara cyo hano Saraza arimo gupfa na musaza we umukobwa. Yuko uyu mukobwa ngo ni Saraza ari umutinganyi. Umukobwa yakomeje avuga ati ubundi wakabaye wapfuye ntugwe muri koma. Ati cyamukazanagumayo. Ati kunyivangira mu rukundo rwanjye na sheri wanjye warangiza ukamushaka.
ati ntabwo bigomba kukugwa amahoro, nawe wumve ibintu by'iyi minsi. Umuhungu hano yashatse umukobwa akundana na mushiki we, none ndebera umukobwa ari kumwifuriza ko yapfa kandi bavukana bahuje ababyeyi. Umukobwa yaravuze ati rwose ndashima Imana nibura ko ibi bikubayeho, ati biraza kumpa akanya ko kuba njyewe na sheri wanjye twishimye. Akivuga gutyo yahise agongana n'umugore w'uyu nguyu wakoze accident. Arangije aravuga ati ariko se ko numva wivugisha kandi we bimeze bite? Ati ndeka stress ziba zandenza rega, nubwo ari musaza wanjye kandi akaba yarakugize umugore nanjye nkukunda, ntabwo byambuza kumbabaza kuba yakoze accident. Umukobwa arangije aravuga ati none se ushatse kuvuga ko wari uri kumwifuriza gupfa? Nguya ibyo se kandi ninde ubivuze? Ubwo ni Saraza. Saraza arangije aramubwira ati ariko nanone ni uyu ubundi yanapfaga. Ese ubundi wowe wibagiwe ko ari njye twakundanye mbere yuko ukundana na musaza wanjye? Ubwo bitaze kubacanga kubera ko aba bombi ni abatinganyi. Umukobwa arangije aramubwira ati nyine nashakanye na musaza wawe kugira ngo nzajye nkubona. Ese ubundi utekereza ko nagukunda? Cyangwa ubundi dore ko twanasigaye hano turi twenyine, twasubiye mu cyumba n'ubundi uwo nguwo musaza wawe ko yahwereye ntabwo ari buze ko twumva tube twigirira ibyishimo, tube twakishimana twembi, wumve. Umukobwa arangije aramubaza ati none se ko kurakomeje nawe uri kucyifuriza ko cyapfa ngo twisigaranire? Ati yego rwose ubu ngubu apfuye kuko mu mategeko ndi uwo mu muryango w'iwanyu, twasigarana bikaba rwose nk'aho nsigaranye na mushiki w'umugabo wanjye. Nawe wumva abatinganyi bari hano uburyo bari kwifuriza uyu musore kuba yapfa. Barakwereka bose bahise binjira mu cyumba bishimye. Ati reka twizere ko atari buze gukanguka. Ati ariko se urumva umuntu wakoze accident yahita akanguka nonaha? Umugore warangije aravuga ati rwose napfe vuba ubundi tube twakisigaranira. Ati nanjye ndi kumva icyama ruriya rugabo rwanjye rwapfa rwose nisigaranira nawe Saraza we. Barakwereka muri ako kanya batangiye ubutinganyi bwabo. Wa musore waguye muri koma nawe yahise akanguka, mana yanjye. Yararebye nawe ibyo ari byo kubyiyumvisha biramunanira. Reka tugaruke hano nanone mu rugo iwabo. Wa mukazana wa musaza yaraje ngamutegurira icyo kunywa, arangije atangira kuba yamushyiriramo uburozi ngo uriya musaza bamwice. Nawe ureba abakobwa b'abatinganyi bari hano ukuntu bafite umutima mubi. Umukobwa yatangiye kuvangira uburozi umusaza, gusa mu by'ukuri umusaza uri hano yifitiye agahinda kuko umuhungu wari kwa muganga, ndetse wazi ko n'umukobwa uri hano afite agahinda ko umugabo wari kwa muganga. Kandi mu by'ukuri umukobwa uri hano yaje muri uru rugo akurikiye muri mukobwa ngo ni Saraza w'uyu musaza. Umusaza arangije aravuga ati ariko se mu cyayi harimo agasukari? Ati yego rwose karimo. Ati ariko se wibagiwe yuko najya mu isukari? Atuzi ko wari wabyibagiwe wa mukobwa we. Ati reka kwa muganga bambujije isukari, urebe ukuntu Imana ikora ibitangaza byayo. Nyamara uyu musaza bari bamaze kumushyiramo uburozi. Ati harya wowe ntabwo ujya unywa isukari? Ati yego rwose kwa muganga bambujije kuba nanywa cyayi kirimo isukari, ubu ngiye nzajya nyinyweraho. Ati rero mu by'ukuri ntuhangayike ntugire ikibazo, meze neza rwose, wikirirwa ujya kunegurira ikindi. Umukobwa uri hano ari guhatira umusaza cyayi kugira ngo abe yamwongereramo uburozi, gusa kubera amahirwe no kuba Imana yatabara, umusaza ahise yibuka yuko atajya anywa isukari kandi umukobwa yari amaze kumwemerera ko yayishyizemo. Umukobwa arangije aramubwira ati ariko se uri kubona uriya mugabo wanjye araza gukanguka? Ati yego rwose ugomba kwizera araza gukanguka. Ati yewe, ati ndahangayitse mu by'ukuri, kandi gusa umukobwa uri hano habe no guhangayika na gake, ahubwo arabyishimiye birimo kumubaho. Barakwereka mushiki wa musore wakoze accident nawe yahise aza hano, umwe wikundanira n'umugore we. Aravuga ati papa rwose uyu muntu narinzanye hano narimuzanye ngo mube mwansinyira mumwe ibyanjye, ubundi nshaka kujya gutangiza business yanjye. Umugabo bazanye hano nawe arangije aramusuza ati muraho neza? Ati njye rwose ndi umunyamategeko, ati nshinzwe ibintu byo kuba nagabanya abantu cyane cyane imiryango imitungo, rero ubwo narinje ngo uyu mukobwa mbe namuhereza ibye. Umusaza yumvishe biri kubagira ubwoba, avuga ati ariko se wa mukobwa we uri umusazi, ubu ngubu ninde wamugutumye kandi? Ati we nunahangayitse ko musaza wawe ari mu bitaro yaguye muri koma, none nawe nguje kunyaka imitungo yawe? Umukobwa arangije aravuga ati none se papa urumva njye rwose niba naranashatse nzakomeza kuba hano kugeza ryari? Ati ahubwo dore niba ndi n'umwishyura yenda yamuhaye imbere kugira ngo rwose wumve ko nari gukina. Kumbi ikigaragara cy'uyu ni umupangu bapanze bombi uko ari babiri, uyu yaba uyu mukobwa ndetse n'uyu mugenzi we bafatanya mu butinganyi bwabo. Barakwereka umugabo uri hano nawe yahise avuga ati rero niko biba bimeze rwose, uyu mukobwa yujuje imyaka nk'iyi ngiyi afite y'ubukure aba afite uburenganzira bwo kuba yakaka ibye
ab'umukobwa cyangwa ab'umuhungu. Umusaza yaravuze ati ariko mwese mwasaze ahaye. Arakwereka umukazana w'umusaza nawe yahise amubwira ati ariko nyamara muzehe, ibyo rwose umukobwa wari kukubwira nibyo. Gusa umusaza icyo atazi ni uko n'uyu mukobwa uri kumugira inama afatanyije n'uriya mukobwa we ngo ni Saraza mu butinganyi. Umusaza yaravuze ati ariko se Saraza urakomeje mwana wanjye? Ati ariko se papa ntabwo wabonye ko namwishyuye? None urumva niba narindi gukina naba namuhaye amafaranga yose ngo aze akore akazi ke? Ati rero ubwo ngubwo ari buva akoze akazi ke cyangwa se nibyanga mumbwire rwose ngende nzana ababishinzwe babe babikemura. Umusaza arangije aravuga ati wa mwana rwose ibyo ngibyo ntabwo nabigukora musaza wakirwaye ari kwa muganga. Umukobwa uri hano arangije nawe ahita avuga ati ariko se mwaretse gukomeza kumvugira umugabo? Kumbe nta rukundo habe na ruke afite, ashigikiye umukobwa ngo ni Saraza kuko bombi ni abasheri nuko arimo kubihisha. Uyu mugabo arangije aravuga ati rero wa musaza we ugomba kumva abakobwa ibyo bari kukubwira, dore n'inzandiko nari nzifite ngaha, icyo uri bukore ni ugusinya gusa nta kindi, nta bigoye birimo rwose biroroshye. Ibyo kuba mwazana ibyo mwana wanyu urwaye rero nta kintu bifataho kuba uyu mukobwa byatuma abura imitungo yiwe. Ubwo ngubwo barakwereka uyu mugabo yakomeje ahatiriza umusaza ngo abe yasinya ndetse n'uyu mukobwa we ngo ni Saraza. Barakwereka muri ako kanya uwo bari bazi bose ngo ararwaye ari muri koma. Umuhungu mukuru w'uyu musaza yahise aza cyane yanarakaye, wibuka ko yababonye bombi barimo gutingana. Umugore warangije aravuga ati none se sheri, sinari nzi kuri kwa muganga uri muri koma? Ati yego rwose ndacyari muri koma pe. Ati aho mbona ahangaha n'ubundi ndacyari kwa muganga kuko ibyo nabonye byonyine n'ubu nubwo ndi muzima ndumva nyiri muri koma. Ati ibyo wabonye? Ati se kandi wabonye ibiki? Umusore ati mwembi mukifata mukaza kunsambanira hejuru mwebwe mubibona ko ndwaye ndi muri koma. Umusaza yahise yumva ikintu cy'ubutinganyi arikanga aravuga ati mana yanjye, ntumbwire ko Saraza umukobwa wanjye ari umutinganyi. Ati ibyo mwavuze byose nabumvise, namaze kumenya ko wowe wa mugore we twashakanye kugira ngo uze wibanire na mushiki wanjye, ndetse nawe mushiki wanjye urambabaje cyane kugira ngo ngengere ngo ndashatse umugore unanshigikire nurangiza uze kuryamana n'umugore wanjye. Ubwo wa wundi ushinzwe iby'ubutaka nawe yari yumiwe. Mbese murabizi ibintu by'abatinganyi na hano na hamwe mwabivuga ngo babyumve. Umukobwa Saraza yumvise n'ubundi babavumbuye aravuga ati se none ibyo ngibyo byo kuba naba ndi umutinganyi bihuriye he no kuba batansinyira ngo njye mbone ubutaka bwanjye? Umusore uri hano arangije aravuga ati ariko ubundi wowe usibye kuza ugacurika papa iby'ubutaka ngaho agenda uzana abo bayobozi bandi babuguhereza turebe, nta kintu na kimwe kiri buze kuva hano nabigizemo ubushake. Ati ubundi nanamenya neza ute niba atari mwe mwangambaniye ngo bangonga? Mwembi muvuga ngo murashaka kumfa nabumvaga. Saraza nawe yahise avuga ati wa musore rwose ibyo ngibyo murabeshyira ubusa, ndazana ubuyobozi kandi ibyanjye nzabitwara. Ati cyangwa se mugumane n'iyi nzu yanyu turebe ikintu byazabamarira. Gusa abakobwa bombi bari bagize isoni, bari babavumbuye yuko ari abatinganyi. Umuhungu asigarana hano mu nzu na papa we, gusa yarababaye cyane. Baza nawe kuba wari wishakiye umugore mukiri abageni, uzi ngo mugiye gutangira ubuzima, ukaza kubona uwo mugore uzanye afite nawe ukuntu ari umutinganyi muri we. Umusaza yaravuze ati ariko si koko ibyo uvugiye aha byari byo? Ati cyane rwose papa, yaba mushiki wanjye Saraza ndetse n'umugore wanjye bari bapanze kunyica ngo kabane nubwo niyo naza gupfira hariya bari kunyicira hariya, ndetse ngo niwe bagombaga kubanza kwica. Umusaza arangije aravuga ati rata niyo mpamvu nabonaga bari kwitwara mu buryo budasanzwe. Nahangaha inkuru yacu isoreje. Mwibutsa gukanda subscribe udukurikira umunsi ku wundi. Ibuka kandi kureba link iri aho ngaho muri description, ube wakora follow kuri channel yacu ya WhatsApp kugira ngo inkuru uzajye uzibonera ku gihe kandi mu buryo bworoshye. Barakwereka muri ako kanya umuhungu yasigaye asobanurira se ngo ko mu buryo bwemewe n'amategeko iyo umusaza cyangwa se nyine imitungo adashaka kugira ikintu na kimwe aha abana be abyihorera rwose, guha umwana biba ari ubushake. Ati ubwo rero papa utaza kugira ikibazo rwose ngo wumve uhangayikiye uri Saraza, nagenda abane n'uramutinganyi we iby'ubuzima bwabo ntitubyitayeho.